wabonye boyfriend shari wimenesha ibanga kaka gasura urabona ari gusa cyako buryo sa ikibazo ntibimara kabiri ubu nubundi abivuze ntibimuri burare kabiri shari humura n'umundi abo tuzabana oyaza abana baturusha ibintu byinshi baradusize uzi kujya kumva nijoro uryamanye n'ikibebe ngo hey baby waryamye yayo itomba nyababyeyi sotse mugabo ubuje nta muntu ufite numva niba naryamye rega nabahahamuye ntibakintereza Kubona umuntu yanyandikiye ngo ntuzabona umugozi ko nayo maje kubitekereza ko ntazamubona niba wumvishe nta kosa ari kuvuga ngo yesi niba utangurira pizza nitwabana wagiye kuwemera kugurirwa ikijumba nibyo ariko tujya ku nzego zacu kuri kimana hago wumvise ibiki ngiye kinari ndi kwivugira ni kwihangira umurimo gukora iturimo tw'amaboko no tw'amaguru turimo tw'amaguru turabuna ariko natwe muradusinichinga nese ibaze ko dushobora kubana ngasanga umwana wawe twita uwacu nita uwanjye ntago ari uwanjye cyangwa umwe nuko aho umwana yanyuze nawe waragiye ntago bari ngombwa kamaraso barayawe Naomi yadutwaye boro uzi kubona umusore utatekereza ko yaterura misiba noneho Naomi akamutwara ntakosa nkicaye ngo ndi kuri imbere ya kamera jawa mugani bumbureshe rimbure besto mburu mubyara ibintu ndabitwara sogo wayo nese waramubuze Kigali waramubuze ntabwo wamubuze abantu bose bawe bigize barambo mu rukundo izi sevante ndiye ntashe intego ko iyi sevante izasanga mfite sheri niyo yambwira ngo nzamwihera impano nta mpano yawe nshaka nushaka umbwira ati dukundane uzanyihera impano nzanagusohokane nishyure bili nta kibazo ariko ntabwo rirarenga turacyari mu kwa mbere ibi bintu mvugiye hano nta batanu bari barisi bagiye ariko reka mbwire sheri wanjye mu bintu mvuza numvuza kwicara imbere ya kamera dore n'iki gituba mbura sheri ntangiye kumuha amategeko tutantaranamubona ni iki ngiki buri gihe iyo hari umuhungu uri kuntereta ahita mbona imbere ya kamera muha amategeko y'ibintu atazakora dore message call ye ya nyuma nyibona nkiri ku kiganiro ubundi ujye ugira ibanga iyo nsinzira umenya yuko urimenya ukirimbwira uburime njye rero mfite igitekerezo bahindura biriya byuma bapimisha urumogi bapimisha depression 1 2 3 mwongeye kwirirwa mbese mwongeye no kuramuka mwese mukurikiye Leya Entertainment twongeye kubaha ikaze kuri YouTube channel yacu kabisa bimeze bite bimeze neza bimeze bon fresh urayumvishije amafaranga urayafite aranaza n'uburyo usa n'ibintu byonyine usa n'amafaranga ndayaguhaye bakora mu mufuka nta mufuka nambaye okay kuri mobile money kuri mobile money urayamba yes reka bifurize kugira ibihe byiza cyane impamvu aratangiye intro nuko nawe ubusanzwe arimo yiga itangazamakuru ni umunyamakuru impamvu nyine murayumva nta umunyamakuru ntabwo agomba kwakira umuntu abari muri free bimeze bite bimeze neza urasa neza first of all nawe urasa neza urasa nk'umwamarayika kubera ko nambaye n'umweru umukobwa wawe nyuma yaheruka kukubwira ibyo bintu yapfuye muri ryari umukobwa wawe nyuma yaheruka kukubwira yapfuye usa nk'akamarayika ntaravuka rero urasa neza pe merci beaucoup nawe urasa neza duherukana dukora ikiganiro kandi ibyo ni igihe wabere twakora ikiganiro wewe wambere kandi cyari kinda ryoshye wewe wafunguye wagiye wiyuba niwe wambere twakoranye ikiganiro so bivuze ngo ngiye gufunguye niwe wafunguye akantu kararenze niwe wambere twakoranye niwe nahandi se aracyafunze cyangwa hose aracyafunze hehe turi kuvuga muri nanjye nabazaga nyine niba nahandi hafunguye hose mu mutwe mu mutima hose wahise umfungura ariko byari sawa cyane ikiganiro cyari cyiza abantu banagikunze ubundi giye nkunda kuganira n'umuntu ufite ibitekerezo bitandukanye n'ibyo ndi muntu kubera ko twese dutekereza bitandukanye ariko hari nk'igihe umuntu avuga nk'ikintu kumva gitandukanye n'icy'abantu nyine bakagombye
utegereza kumva kandi nyine cyari sawa nabonye kakiremo amafaranga nanjye nabonye waratangira no gukora n'ibiganiro ahandi nakubonye kwa Irene hari n'ahandi wagiye gutangira gukora yego aho nyine bambwiye ngo natwakorana kandi agenda tugakora nabonye no muri kariyeri ya filime yego yo uracyayikomeje cyangwa ndayikora nyine gusa ntabwo mbikora bya buri munsi kuko mba ndi kwifatanya n'ishuri ariko nabyo ndabikora ubu ugiye mu itangazamakuru rimeze rite umunyamakuru Ntakwasa murabyumva mutari kumwe gusa nicyo kintu cya mbere kiryoha cyakora uzi gufata amakuru utayakuye ahandi ari wowe noneho uri kuyatangaza njye nkunda kumva inkuru so rero noneho iyo nzifitiye ari ugiye kuzitanga nicyo kintu kinshimisha kurushaho ko zigira ko mubona kuri TikTok wikaraga asa ndakikaraga n'ukuntu bamaze insonga ngo nabaye inkumi se nabyiri kubona none ngiye kubikubwira wabonye boyfriend wimenesha ibanga wabonye boyfriend wimenesha ibanga kaka gasora urabona ari gusa cyako buryo sa ikibazo ntibimara kabiri ubu n'ubu ndabivuze ntibimuri burare kabiri kubera ko bivuze birahita bita ntibiri burare kabiri ubu ngubu nabyo kwasanga sheri abonye ikigarati none nganyumvira aragiye wese avuga ngo ndagiye sheri humura n'umundi abo tuzabana yes ntabwo muzabana kandi tuzabana Yesu nabishaka anyway umusheri se nandi gupanga kumushaka gusa byarananiye nawe utanye umwaka uri single igosha ni wo mwaka simbaye nka muntu ese wowe na Jamila byagenze bite cyane umuntu wandukasiriye na Jamila uzi gutangira umwaka uri single kuna ari ibibazo hasi ubundi boyfriend wamaze iki ubitekerejeho abana baturusha ibintu byinshi baradusize uzi kujya kumva nijoro uryamanye n'ikibebi ngo hey baby waryamye itumva nyababyeyi isohotsemo ubu njye nta muntu ufite ibumbazi niba naryamye uzi kujya kubona mwicaye wenda muri nko mu nzu ukajya kubona message ngo baby ngapeti we ninde ufite ukwita baby ntawe murakoze none muri uwo mutekanye utangiye umwaka nibyo bya bibazo tuza kubivugira se ubu imbere ya televiziyo ubona tutahangayitse ese bavuga naho tubyaturi imbere tuba twabaye uzi ko mugume mukiri bato ariko umunsi nabanyesherize yandire Jamila nawe ntaramba mu rukundo ni nkawe umunsi nabanyesheri abatagenda bazagenda iyi mpumyi zizahumuka abatumva bazumva nzakora ikiganiro nicaye hano urakoze uzanyitege ese ubundi ubona wabona sheri n'amagambo bavugaho sinabirekeye ariko karaga ntabwo twagashobora ariko nabo bajye babyumverega ni akazi ese si akazi none se ubu ngubu tusanga abagabo b'abaganga ngo ni uko babyaza abagore oya natwe batubwiye tuzanga abaganga b'abagore ngo ab'abagabo ngo ni uko babyaza abagore si ubu batabona byinshi bakanabyinjiramo ubwo natwe tuzabyange natwe ni akazi rata abasore ngewe biriya bintu mbikora nk'akazi reka n'abahahamuye ntibakintereta kubona umuntu yanyandikiye ngo ntuzabona umugozi ko nawe maje kubitekereza ko ntazamubona kubera biriya bintu uvuga ni ukuri kw'Imana mbere mwarabimbwiraga nkumva ni kabiri muri kumbwira nsigaye mbireba ibaze kumara icyumweru ariko ntawe utavuga umuhungu uguhamagara kubaza ibintu uraza mu kiganiro ryaje urakora ntawe kubaza amakuru nta n'uhangayikishije n'ubuzima bwawe none ibaze ibibazo ufite utangiye umwaka nta sheri utangiye umwaka akananwa kavuyeho ndi hafi kumera ubwanwa akamenya ngira amahane ako kantu bagukubise ingumi oya bana ngira uko nanitonda ngiye nditonda bana ndi ntangarugero njyewe no muri quartier iwacu barabizi nibabona iki kiganiro hari comment yigeze kubona umutipe rivuga ngo sha uri isasu rega nyine batubonera mu mpande bashaka gusa twebwe ina Yesu nitwe tuzi imitima yacu jewe kanishakira inzira ngewe umugabo wanjye ndamufata neza azabura icyo kurya buriya atazabura amarira
ntacyo zamburana byose niyo ariko ibyo azaba ari biri mu nzu njye n'ifungu urakoze wowe n'ifungu ubwo kimwe n'ikiburi ikindi kizaboneka none uzahamubera n'ibyo cyane utekereza ariko kubona umugore ukwibwirira ibyo azakora mu rugo mbere yo kumuna abana ariko ni ngo muri gutuma tudashaka kubera iki se muradutera ubwoba urumva ngo tureba abakobwa bari hano hanze n'ibyo bari kuvuga ati njye ntabwo nashaka umusore udashaka kungurira pizza, ntabwo nashaka umusore udafite imodoka, ntabwo nashaka umusore utinjiza miliyoni 40. Ibyo byose wowe se kutabifite. Rega buri wese ajya ku rwego. Niba wumvishe nta kosa ari kuvuga ngo ese niba utangurira pizza nitwabana wagiye kuwemera kugura ibukijuye. Nibyo ariko tujya ku nzego zacu kuri kwimana. Nanjye ubu ngubu hari uwasanze ushaka ko umugabo ufite inzu akabona atamwigondera akahita yizira kwa Ntakwasa ushaka umuntu uzayimugurira pizza. Buri wese mu rwego rwe. Nyine urumva none se nugura pizza kandi nawe wenda yakennye urumva mutazashwana. Agomba kwishaka. Basi ubwo subunebwe rega tutabibabwiye no gukuru. Nanjye kuvuga ngo kujya gute banza umbwire uvuye he ubwira ahantu mvuye koko ku buryo gukura kuza kaba kajemo nona nyine ngiye kuvuga gukwirakwiza so bavuga ari gukura kuza bifuye amarara aragwira ndagukemanze mwana nyine gukorora ubunebwe reka tubivuge gutya so niba warateretse umukobwa waramumenyereje pizza yimuye n'uyibura umenye ko azakwanga ese urumva hari urukundo rurimo rero nta rukundo mufite rega ibintu ni abantu niba ari ibintu ari abantu se urumva nimbura ibintu ahantu hari abantu bagomba kuba hari n'ibintu mwese mwabikoranye mukabishaka mwese mukagira ibintu yewe ibyanjye ndabifite nawe nashaka ibiki murakoze ngombwira ikindi kintu umukobwa ashobora guhereza umuhungu wewe ngo ikintu ngo yashyira ku meza kitari ni kwaje ingingo imwe gute zose ni muri benshi turi benshi mujye muhitamo rero gusa nyine iyo uhisemo nyine umenya ko aribyo agiye kukuha nicyo kintu abakobwa baba bafite nyine hari abadusize mu ntambwe hari ababa barihangiye umuntu gusa nabo baba bakeneye abarenzi ibyo bafite kwihangira umurimo hahandi hagati byarangiye uhindutse kuba nuko ari wowe muzima usigaye ariko ndacyari muzima ndacyari muzima n'ikimenyimenyi ni igihe umusore uhagarara abandi muzima umusore muzima avuga ibi bintu uhuye ariko ntabyo navuze ahubwo wumvise ibiki ngiye kintu ndi kwivugira ni kwihangira umurimo gukora uturimo tw'amaboko n'utw'amaguru uturimo tw'amaguru turabuna gusa habamo inoti uturimo tw'amaguru tuvunana abana baradusize hari ahantu habamo inoti nuko twigira inzara ariko namwe nabo ngo bazirya barira batari none se ko hari ababiririwe none reka nkubwire ahantu abana badusize utuye mu gihe tugenda icyana kikaturihaza amajoro ugataha n'aya moto akayakwima uragenda ukarara ijoro rimwe mwaraye mu gahoteli bakagucyura mu modoka bakaguta n'umufungo nawe twebwe tukarara amajoro ku buntu ariko namwe ngo wana akazi kaba kakozwe bahinze hose n'ubundi n'abandi bagakorera Leandre nari gukumbuye kabisa cyane nanjye nari gukumbuye long time ariko nishimiye ko usa neza ku ishuri ndabona bagufashe neza ikindi ntekereza ko uko byenda kose abantu bamaze kumenyera content ya kuri TikTok basiga nagukunda sivura mbere nfite gukora ubu asenda gukorana n'igiti nanjye ndibaraguza si undi kukimwihebye ntiduhari hari ibintu biragoranye reya nk'ubu ntabwo waza ngo unyemere nakwemera gahose nyine ibintu byabaye ibisazi kabisa urakubita umubare urumva umukobwa arakubwira ati ngewe ntabwo najya muri relationship ati reka umutipa nawe ati ngewe nshaka girlfriend ati reka noneho ntabwo uzi ibintu leta yadukoreye ntabwo mukijya gusezerana mu rukiko ngo babaze ngo murasezerana ivangamutungo cyangwa ibyo ntabwo bakibona yes
muragenda ubu ngubu bakababwira ngo mwabiganiriyeho yewe gusa bundi mbere barabibazaga nk'umusore akagira isoni zo kuvuga ngo ntabwo ari ivangamutungo ngo risesuye yego akagira isoni avuga ngo barakeka wenda ko ari ubugunyu kari agukubitira mu gikari mukagenda imbere y'urukiko mwemeje ko buri wese azatwara boro ye ariko nibyo nese ubuzanye iki erega nese tuba tugiye kuvanga imitungo nese iyihe mitungo wowe ugiye kuvanga nanjye usibye gahunda abana si unzago uba wabiha ariya hantu uzi ukuntu haba hagoye uzi kwibikira boro imyaka veni ushobora wajya kubana n'umugabo akakubwira ngo murasezerana ivangamutungo ngo ntaharirwa n'ivangamutungo erega mwakoze inama natwe dukora inama dusanga twebwe twasanze hari igihe uzi iwanjye ushaka imitungo urumva noneho waba ushaka imitungo twagera mu rugo twashwana turapasuye ako biriya bintu yari imibare wani tekereza amaye kuza bifite akamodoka kawe n'ibizu nka bingahe byawe umugore akaza akicaza amabuno mu nzu nyuma y'icyumweru mugatandukana nuko leta yabihinduye wa mugani batuvumbuye nari kuzapfa nsezanye nk'abagabo nka sa ariko urumva uko byenda kose nimwe mwabiduteye mwatumye nyine tumenya ubwenge nkahita mfata nk'imodoka yanjye nkandika kuri mukecuru ahubwo byo kwandika ku bamere wa mugani ajya no si sawa nyine mwatugize incakura ari ubusinici ariko nabwo muradusinicinga nese ibaze ko dushobora kubana ngasanga umwana wawe twita uwacu nita uwanjye ntabwo ari uwanjye warashakaga kugira ngo ngiye twibanire gusa nyine wira adresse icyangombwa si uko ari amaraso yawe icyangombwa ni uko aho umwana yanyuze nawe uba waragiye ntabwo biba ari ngombwa ko amaraso aba ari ayawe warahindutse ni ukuri ko imana warahindutse kikwe data wiye ntabwo ari ngombwa reka ibintu byo gupimisha DNA leta niyo yadukozeho n'ubundi umwana ni uw'umuryango oya ni uw'umuryango gusa n'ubundi uba waragiyeyo aka kanya byagenze bitewe leta yadukozeho ariko ikintu gihari ni kimwe twigire kugira ngo tutaza mwarahindutse koko ariko nibyo ariko abakobwa barimo barakora ubukwe Naomi ntabatwaye umugabo mwiza nanjye ngo kiriya kijama barakambwe ni inzozi za Naomi Naomi yadutwaye boro nuko ntavuga nka Aisha ariko ubundi twicecekere barashize baragiye none urabona atabakoranye abandi ngo muri gutwiga ngo twibere kuri konti ngo ndi umukontent tugiye bizarangira nirirwa mbatuka reba umwana uramutuka ntiwabonye ntuza harya ni Ketia nawe ntafite bose none kari agafoto bafashe bagize bamuteruye kure we ntugashaka erega tujye tunareka kwihagarara ubu urabona iriya foto ukavuga ati umugore wanjye nzamuterura kuri ikibazo abo tuba dufite mu nzozi n'abo tubona baratandukanye none se nanjye nicyo kibazo ntakifuje wa mugabo nk'uwanuza gusa ndareba abahungu bagegereye do ni sayizi zawe ariko nanjye naguterura mbese ntabwo naguterura aho ukuntu amuteruka nguterura si ubirebe hari ukuntu umuntu anaguteruka ariko nuko amusumba uryamye ku kintu nuko amusumba cyane nikijeya wa none se urumva ntabwo nabi rujevure ariko niba ushaka ko dukundana yamuryamishije mu matuza gusa aryama here yani yari afite n'amaribori uzi ukuntu buriya amaribori atwika uyezi ngaho ibyo ntabwo ari imbizi barambwiye njye simbizi barambwiye ngo buriya umukobwa ufite amaribori nta kagezi kadakama ahubwo rizabona ahantu hose ari umukobwa ufite amaribori ujye wirukanka kuri icyo uvuga ati mbonye ikivu uyezi umukobwa ufite amaribori wabimenye ute ko ukiri umwana yego ndanariyogosheshe biriya bintu biratwika ujye ubura gukurikirana boro ko numva wahindutse mwana oya ntabwo ari uguhindura uretse si byo ngo bundi kiriya ni ikimenyetso ariko ndabikubwira nyuma na kamera so turabasuhuje turabasuhuje abantu bose bafite amaribori none ikintu kibazo ni ukuntu hari abakobwa bayanga kandi ngo atwika aratwika fo ahubwo yaba yazaga no mu maso ku buryo umuhungu agukora akaza dukora
Mana yanjye we. Azi ko abantu bose muri 2025 bahindutse bahinduwe n'iki? Ntabwo ari afise ni mu bantu bahinduye. Ahoye. Uyu mwaka icyo kiganiro cya mbere muze ku mwaka cyaza no kuri radio nicyo cya mbere muze ku mwaka watagiye none ubu bintu ntangiye kuvuga kandi ubu intego nari mfite wari ufite intego ze nari mfite uyu mwaka yuko ukwa sevalandi izi sevalandi ntashe intego ko iyi sevalandi izasanga mfite she niyo yambwira ngo nzamwihera impano nta mpano yawe nshaka nushaka kumbwira ati dukundane uzanyihera impano nzanagusohokane nishyire bili nta kibazo ariko ntabwo rirarenga turacyari mu kwa mbere ibi bintu mvugiye hano subu na batanu bari barisi bagiye nefite intego yuko uyu mwaka ukwa kabiri kunsanga mfite sheri ukumva icya kabiri nkarangiza ukajya gute nta kindi iyo ari sheri nkazamwuzurizaho inzozi zindi nari mfite izindi nzozi zizaza mbonye sheri zari izihe nizihe se sha nako reka ze wewe naza nzagaruka nkubwira leta nkubwira ikibazo se kiyo tubonye sheri tita twibagirwa ibintu byose icyo kibazo muhita mutwicaho basheri banyu bahita batuma tutavugana ati ikintu cya mbere ariko reka mubwire sheri wanyu no mu bintu numbuza kwicara imbere ya kamera dore n'iki gituba mbura sheri ntangira kumuha amategeko tutantaranamubona n'iki ngiki buri gihe iyo hari umuntu uri kuntereta ahita mbona imbere ya kamera muha amategeko y'ibintu atazakora dore message call yo yanyuma nyibona nkiri ku kiganiro kigisohoka ese batari wikoraho kancisha kisirije vuba kuri sheri hari umuntu wambwiye ngo ngadamira zabona sheri gute sicyo kibazo se Jamila we nabona reka ngwizukuru Jamila nabona sheri nanjye zabona batanu nge zabona batanu ariko n'ubundi ngo baradutendeka tumeze nk'amakesi arimo uzi kubona stock uzi kubona kurya inkoko indi ziritse ubundi haba hari ikamusobanura ikagira inkuru uzi kubona umwe kwandikira ubundi haba hari availability y'ibitandukanye haba hari uboneka mu gitondo wakoze ijoro hakaba hari uboneka ku manywa urukumva wenda hagiye muri pause hakaba hari na bya bindi biri sexe biboneka VIP biboneka bivuye mu kazi ka nimugoro mu masaa 10 yaba biri VIP buri muhungu uzaguhamagara mu masaa 12 saa yewe umuhungu sinjyaranga kumwitaho yes ahita umva bivuye mu kazi ya amdayi ariko ntuzahamagarwe n'intuzi mu gitondo saa 2 ugiye kongera kuvuga ngo ni imibu oya ntago ari imibu nyine ukajya kubona umuhungu aguhamagara gitondo saa 2 saa 3 hawo ariko se tuvuga ibintu tubisubire mwana njye nabonye kari akantu k'ibintu numva ntaho kanshimije ni gute watwise imibu ntago nabise imibu ariko njye nari ndi kuvuga naraba nuko ni bamwe akuse urumva batameze ikintu nari ndi kuvuga kandi bwashye naravuze ati ni abahungu kwa kundi uhura n'umuhungu and then agakoreka akakwitayeho hanyuma hacamo nk'igihe wenda mumaje nko kurya akantu bandi ukagira ibirenge ese biterwa n'iki nanjye rero nicyo navuze nabageranyije n'imibu umuburaza ukakurya mu ijoro buriya ntago uzongera kubona umuntu wakuriye n'undi uyuje haje undi ukakurya ntago undi wakuriye rero niko bameze nabi ese uravuze ngo abajama twese tugenzwa na rompe oya ntago ari bose gusa benshi buriya nicyo gituma none se ibyo ntange reka mwibarize wariwe n'imibi ngahe je ntabwo ndabimenya ntago amfura wese uraje urabyemeza ko utararibwa n'umuntu yamuraye aha ndacyari akana k'Imana ndacyafite byinshi byo guhindura iyi Kigali cyafite kumpindura aya ndacyari muzima ndawe nje nta muhuranja ako imibu nahinduke da nta muhuranja do wallahi nihagira ujya muri comment avuga ko yabisoje ariko niyenza ara kwishuri bra nta muntu uragira gutya abanyeshuri rero kuribwana ubifasha ukabishyira ku cyapa ukabimanika muri rompu ukigendera uzi ko umunyeshuri ukagira ngo wahaye ikigo cyose ahera mu wa mbere bivuga ngo namuriye noneho wagiye kwibwira akagenda avuga ngo namuriye aho kwanga avuge ngo kanaka yamuriye ugasanga abagore ari nk'icumi ngo barakuriye kandi warahaye ako ni ibibazo
ariko ntabwo ari njye ndi kwivuga ngo ndi kuvuga wamenye ute ko babivuga nyine ni inshuti yanjye so mba nyine mu kigo urumva bibamo rero mba narabimenye ndagukebanga ndimo natekereza ko wamaze none urumva umaze kumenya iby'ikivu by'amaribori n'abakecuru barabivuga by the way n'abakecuru barabivuga noneho ikindi cya kabiri hari ikintu ntarinzi uzi ko ngo buriya ndi kuvuga buriya ntabwo ari bubibone ngo buriya ngo nabyo ndabikubwira imaka reka ndakugwenya ko iki kiganiro mama kireba Hari ikibazo hari ikiganiro hari ukuntu muri kiganiro mama nkamenya bashobora neza ko atari bukibone hafi iki cyakibona rero iki ngiki unakagoye ko kuvuga ijambo ry'Imana n'ubundi amabi wavuzemo ni menshi nushaka wikomereza ubu ngubu mama n'ubundi amabi wavuze yewe ibindi byo biroroheje gusa ukindi ubundi ujya ugira ibanga iyo nsinzi mba nabitse ibanga wera numva natsinze umenya ko hari amabanga nyisemo nenda ariko nuganguka kanguka ntabwo kuvuga ngo wari uzi ko binangirira ku ijambo bivuga ngo wari uzi ko rero kumbi niba ushaka hari ibanga ushaka kumbitsa ujya umenya yuko uri imbere ukirimbira uburime ni byo kuza kutwikoreza imitwaro abananiye kubikorera rero mwikayikoreza ega sha buriya nsigaye mbona iyi mihanda arahindutse nabonye umukobwa bajyanye ngo muri rehabilitation yego nawe urabagupimye bakubona nuko twagize imana ibyuma ntibigere kuri buri wese nyine ubonetse abari yego kuzi kubikoresha si byiza gusa njye mba numva atari byiza kujajinga umuntu bafari kuko mba nzi yuko nk'ubwo bahereye nk'ahangaha bagapima sha hagenda benshi twese twagiye rero we wagiye safe right as soon as possible natwe turagusanga ariko bagiye gupima byo bagiye gupima abantu benshi babatwara nturako bapima ibisindisha baramutse bavuze ngo bagiye kuzajya bapima n'abantu batwaye banyoye weed cyangwa se ibindi biyobyabwenge bitari inzoga shahagenda benshi umureka ubu nkayamba kandi zikoraho nyine hari nk'abantu mbona kavuga ni okay ureka mvuge ko baba barategura gusa muri naco yabo ukavugira ngo bagakoreshe ntuza yaraje mwate nyine hari umuntu ufite vibe ugimba mbona wagira ngo yarukoresheje pe leta igiye gupima igahera njye bazanyegere leta bazanyegere mbahe liste y'abantu bapima nk'icumi uravuze ngo stage ya Ben yagiyeho yikubise stage ya Ben aho ibiganiro bijyamo babona dore kureba gutya hari abantu hari abantu nyine ugasanga ni vibe ziri hejuru bifitiye wasanga n'imitima myiza baba bifitiye ugasanga leta nabibagezeho batarara ase wowe ntibagupima oya njye ntabwo bapimye basanga nese wamagambo uvuga ntibavuga ko bivuga wagize wafasheho nyine abantu bitiranya ubu kindness bwacu n'akanuza nakaraka gusa nyine turamani twebwe turabana beza turakijijwe numuka tubonera muri angle yo kuntu nigize akana keza ko nitunguye numuka tureba muri angle y'ibintu bibi mani tujya tuba abantu bazima noneho hari abantu bazi ko abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga bose icyambere turi amabici urumva iki mudashobotse noneho akantu karenze ku bakobwa twebwe ku bakobwa dukoresha imbuga nkoranyambaga nakuriye amatiktok na Instagram babazi yuko senki turarana twicuruza buriya man none se urumva erega namwe nk'ibintu bamuvuga ku mbuga nkoranyambaga bituma nyine abantu bakeka ko nyine mu bikora njye nibyo nari ndikubwira nubwo nabivuze muri brage ntabwo akazi dukora gasobanura abo turibo twebwe bira tubikora mu rwego rwo kwishakira ubuzima nk'uko nese umuntu ntabwo ari wahura n'umuntu ukora ikiyede gusa yagera mu rugo mani akambara neza ukuntu yanamwiteretera rero biriya twebwe tubikora mu buryo bw'akazi so rero kuhita mutubona kumva Ntakwasa yavuze nandi ngo biriya by'amariwe ugatuvuga ati yaricuruza mani amariwe nta hantu nk'ino kwicuruza mureze kuganira mani nta kintu cye ikibazo nta muganira mwe tuganira mu dore nk'ubu
hari ibintu nyine nk'ubu hagize nka debe nageze hano hari ahantu yakwifuza gukora ese dufite ka kantu yakuruye none se kukambara nyine noneho iyo ku myambarire ngera nzambara ikintu bitewe n'uko ngewe numva ndi comfortable urumva rero umuhuye urumva yakaga muri aka kantu kaba gatwaye singiye waretse nk'agakuru mani muri aka kauza ari akantu kari normal urumva ngafiringa aka kantu nyine uko kuntu nyine agakubi ariko era n'agakubi karavuga bundi yaraduhemukiye ibi byahuze ari normal twe two ibi byahuze kubi none na ese ubundi kamara iki ishange mariki oh yes nisomba ibintu utabizi nyine sinzi ukuntu akambaye nari ndi mu rugo nambaye noneho nkashyizeho mpita mbona mayi nka data nkashyizeho mpita mbona birafitinze ku ipantaro akankambara ako mwana nahinze mwana ibaze ukuntu iyi shati yari ndende none reba waragiye urayica none ko bazigura zimwe ntabwo bishoboka yesu we abantu ntabwo tudushaka tuzi kandi ubona barayica kase n'isizo oya yesu niko batugura tumeze nta ruganda rwakora ishati imeze gutya mwana izi shati niko tuzigura zimeze noneho ahubwo tuzabazi abantu babikora ako nanjye iyo ngiye kugura mba mbona indende nkabona n'ingufi gusa nkahita n'ingufi kubera iki anekereza ngo mfite jinki mu rugo ndi mu byambareho bijyanye ukunda indende cyangwa ukunda ingufi kukorera wowe nese ubona nambaye iyi nise ubuketse ibiki kandi imana ikwakire pe ntabwo baba siko abantu bahindutse ntabizi nyine ikintu ahanini ikintu twabwira abantu bandi batubonera muri angire mbi noneho bajya bahita banaturangira ahazaza uyu nguyu ngo bizarangira byari iwabo mani nyine uko imibereho mfite uyu munsi ntabwo isobanura ahazaza hanjye so uko mutubona ku mbuga nkoranyambaga mani mujye mubifata nk'akazi semu no ku bahanzi ku bakinnyi ba filime role umuntu akina ntabwo isobanura ubuzima babayeho rero mujye mutwumva kubumva ntabwo byoroshye n'ukuntu mwaba mudutuka ku mbuga nkoranyambaga bari kwivugira akariho karavugwa wa mugani wa tade ese ubona nurangiza kwiga itangazamakuru uzajya muri field nyine departement hari entertainment hari amakuru ubu ugiye kuza kutuvuyanga noneho ibishyimbo gutya umuhanda muzamubisanga Kacyiru hehe nanjye ngiye kuza nsora roketi ibibombe ghetto youth reka munyirinde wa mugani wa yakamwana uyu mwaka munyirinde nkirangiza neza nsohora amaroketi ibanga ryawe mfite hanze ko urumva dukomerewe nuko nguko anyway nyine ni entertainment gusa nyine nibyo tuba twifuza gusa ntabwo ubuzima bugira nabyo byitira gusa aho nzisanga as long as ari umunyamakuru cyane binangaburira service ko afite umwana kuki umwana babyaye muri mwana babyaye Gavin umwana wanjye ndamusohoje nabyaye mu buryo butunguranye nanjye ntateguye impamvu mbeshye ni iyi mu mezi tumaze tutabonana amezi 9 ntarashira ikindi nyuma y'ayo mezi 9 narifotozaga nibyo ngiye kubwira umwana yaje ryari narabyaye twamenyanye ntwite ntabwo bishoboka ese Maria ko yatwisesi sorry Maria nanjye Yesu nese nanjye irega ibintu byabaye kera biri kongera kutugarukira muri ejo bundi ntiyongeye agahindura amazi nuza inzoga byara amazi bihindura inzoga ariko urumva ngeri rero zira stories zo muri Bibiliya ntabwo nzemera kubera iki reka hari ibyo ntemera Imana igufashe kabisa impamvu ngiye ntabyemera nuko nyine hari aho bivuguruza impamvu nabyemera ari rero bavuga ikintu ntacyangwa ubwenge nkumva ntabwo ngira nk'ikintu kiri muri Bibiliya utemera kandi twasubiye tugiye gusoza ako ntari ikintu kimwe utemera ntabwo nemera ibyo bavuga ngo kuba umuntu yabana n'undi batarasezeranye imbere y'Imana ngo ni icyaha yego ni icyaha ntabwo ari icyaha erega hari amategeko Imana yashyizeho ku buryo unayatekerezaho kumva nyine nta hashingiye gusa
kuko ari itegeko ariko none se sara amategeko ari mu Rwanda none se nanjye reka nanjye nkubaze ushaka kunyereka hano Adamu na Eva bashyingiranwe yego Imana yarabashyingiranyije kuki singiye Imana itanshyingirana nawe umunyabyaha wari abakobwa 20 urishase ngeze narakuriye hakugiye byo mandi kubya Adamu yahuye na Eva ari imanzi none wowe abakobwa ko ntari imanzi buri kwezi ubwira ngira gushyingira izamenye nese ubwirwa n'iki ngiye ko ntari imanzi share aha singa ubwo ntukoze icyaha uncira urubanza abagabo bose baba ari imanzi mu Rwanda ubaye uri imanzi kwahindutse mwana n'aba papa bose abantu nziye mbona barahindutse hari wowe hari Flix ntandi hundira nziye mbona ntazi na Jamila nawe yarahindutse oya Jamila ko yahozeho ako niko kuri da mbabona ntazi byane ko biragenda yemera ariko ikintu ntemeramo n'ibiriya ngo mukunda mugenzi wawe ngo ujye ukunda umwanzi wawe utamukunda kuki Imana yavuze ngo nkunda bankunda nuko tutajya tuvuguruza abakuru nyine gusa barimo agasikamu hariho ni scam ntabwo byose ari scam nge Bibiliya nyemera nk'igitabo cy'imfashanyigisho gishobora gutuma ubaho neza ku isi mu gihe ukurikije ibirimo ariko ugiye kuyiga cyane none nyine iragira ikindi impamvu mvuga ngo biri muri bibiliya byinshi simbyemera nuko usanga akenshi abitwa ko bayikoresha hano ku isi bitwa ko bakorera Imana birangira nabo babaye abanyabyaha kandi kutusha ugasanga n'urugero pasiteri yafashe ku ngufu yasikaminze ba muri Kigali utagira depression uzi ko i Kigali uzi ko ushobora gukanga saa 8 z'ijoro ukimyoza njye rero mfite igitekerezo nk'indorerezi y'abaturage bahindura biriya byuma bapimisha urumogi barupimisha depression kuko ntabwo igihangayikishije u Rwanda ari urumogi ni depression rero turashize ibaze kubyuka saa 8 ukimyoza ukongera ugasinzira nese ntabwo urahura n'umugabo ari umugabo nyine yarimo kugenda mu muhanda arimyoza arivugisha bakinyweraho none ngo urumogi ruteje ikibazo urumva atari ikibazo nyamara ugasanga ugiye kujajinga umuntu ufite dread ukibwira ko uwo muntu nyine ngo atari seriye agaterura Miss Rwanda wowe Miss Rwanda kandi urakagara ariko menya byarakubabaje uzi kubona umusore utatekereza ko yaterura Miss Rwanda noneho Naomi akamutwara ntabwo asa nkicaye ngo ndi kuri imbere ya kamera ariko namwe mufite abanyu bazaza ikibazo cyanyu namwe niba nazaza bari babandi mujya imbere y'intuza y'iki kubakubwira ati twumvikane nta vangamutungo nshaka erega urumva wowe ushaka kuza ugatwara ibyanjye ariko ntabwo ari ibyawe gusa erega biba byabaye ibyacu erega umuntu muhuje umubiri mwabaye amveza joga nuko ashaka kuvugisha usa nkatsindira ukuntu bigenda hari umuntu amwe ngo abagore mu playing a victim cyane kurenza abagabo kandi mukanarira ariko ngo muzi no kwihinduranya ku buryo ntuzi imbere nkarira tukarira ku buryo n'umucamanza avuga ati yo yararenganye Imana agufitiye uruproje ariko uvuga ati dutandukane biyanze tuyigabanemo kabiri nawe ngende n'itungo ariko hari njya mbona hari n'abagabo nabo playing a victim hari n'abagabo uretse no guplayinga nabo bigira unserious nyine usanga nagaze nyine icyo bita ko umugabo cyari cyane kabisa yego ugasanga nyine koko nubwo yega abagore ntago sometimes ntago tuba dushobotse gusa hari n'igihe n'abagabo nabo bitwara hatari abagabo mu rugo gute sasa nyine inshingano z'ubugabo bakazirekera umugore yego gute cyangwa nk'urugero hari ibintu maze iminsi mbona muri society maze iminsi mbamo man abagabo nibo ku ruhande rwanjye mbona aribo basenya ingo cyane
ugasanga nk'umupapa umuntu mukuru afite umugore mani igitomati cya dande gifite ibibuno bya dande ku buryo uvuga ngo hari ukuntu umugabo ajya mu bandi bakobwa wenda ugakeka yuko wenda yakurikiye ngo amabono afite umugore ufite inyasha afite ibintu byose mani ugasanga ari kwiruka imbere y'akana k'imyaka 17 nawe afite umwana w'imyaka 17 mani ari kumwirukanka inyuma y'imyaka 17 ugasanga avuye hajya hehe no guhahira urugo nabyo ntabikore so ugasanga umugore niwe wihiringa ni naho bituruka agasuzuguro njye ntabwo uzazumbwire ngo mubahe mu gihe inshingano z'urugo ari njye uzikora ariko hari igihe usanga namwe wenda wa mugore ufite nyashi yamutesheje umutwe mu rugo kumutesha umutwe gute shabyo kubaka urugo no kwihangana kutarubaka temba nshaka kuzubaka narabyiteguye ku buryo uvuga nzamura icyuma nanjye ngaho oya kadusoza ikiganiro iby'ibyuma bigo bije munani oya ariko urugo ni iki ni ibyo kwita kwihangana urihangana ariko hari igihe nyine mwe mudutesha umutwe ubundi bavuga ngo bagabo ngo bakunda kuba hano ari amahoro natwe dukunda kuba hano ari amahoro ahubwo muteza imidugararo ntabwo ari bose ubundi inshingano ngo z'umugore ni ebyiri ku isi guturisha umugabo mu gihe asaze no gusaza umugabo mu gihe atuje Yesu Kristo njye nshoboye kimwe umusaza atuje icyo sheri I promise you uzaha umusaza atuje kandi kanyumvira ko njye nzashaka umugabo wito apo tuzashobokana urumva bitakunze tuzashobokana rwose kadusoze yego kadusoze tugane ku musozo ikibazo wigeze ubazwa kuri kamera cyangwa se n'ahandi hantu kiri very very weird ni ikihe ikibazo bambaje kuri kamera nta kibazo cy'inanire ndigeranja niyo nateka umutwe gusa nkaba ngisubije nisuba utakizi barambajije n'imbere gutandukanye gusobanura minaroke byagenze bite mwana wanjye byarananiye n'ubu ntabwo urabimenya ndabizi nuko nyine ntashaka kubigarukaho burya udashaka kubigarukaho burya udashaka kubigarukaho kubera yuko nyine nuko yantunguye nawe mani yarantunguye kandi urabyumva abantu twiga muri university dufite stress nyinshi ava kwidefanda nese sibyo ubu nzaje kuboroka minaroke na minedike ndi umwana muri segonderi yego ni ngombwa kubimenya nese minefra ivuga iki minefra niba ukikora mite nkubwira ikivuga harimo ibikorwa gute nyine harimo ibikorwa mu byisobanura ibikorwa remezo yego shariya urakoze shari izina ry'Imana aya mashuri mwiga hari umuntu avuze ngo izi kaminuza ni scam hari umuntu avuze ngo kwiga ni scam byakoza ni nayo abese ni gute uba wiga bakakwigisha business wagera hanze ukajya gukora inzara ariko nabyo ni business nkiga itangazamakuru nkiga ubuganga nagera hanze nkahita ntangira kujya kuri live ngo tap screen kuri TikTok buri joro narize ubuganga ahatari scam ni bakatwigisha x mu mibare wagera hanze ukibaza x urazikoresha he urayikura he samugana ngira x koko ubuze umwanya nataye gishaka ngo na wayi ngo bihuze none ndebera ndi kuvuga ngo tap screen ngo follow me ngo you follow back welcome to my YouTube channel ngo kura subscribe like na share na comment akabaraje abantu bari mu bireho y'ubungubu ni danger ni ibisazi no gushakira ubuzima hose gusa arajya bireba bi blessing namwe mu bikora nuko basigaye badutubura abayituba gutese kandi fanamagana ikiganiro gisubiye ubisi shari yareka ariko nari kudukomeretsa oya nyine aba YouTuber sinzi niba ngiye nyine ubibona gusa aba YouTuber bagira uruhare mu kajagari kari ku mbuga nkoranyambaga ndabyemera erega tugomba kubasaza mu gihe mutuje oya ntabwo ari ukudusaza kuko mubikora ugasanga twebwe nk'abatumirwa twebwe bigizeho ingaruka gute sasa ugasanga ndaje nka hano ugasanga umbajije ibintu yego nyine twebwe nk'abatumirwa mwebwe mwize itangazamakuru so uko umbajije
ikindi kiganiro cyajya no kuri YouTube channel yawe so uburyo ntwaye muri icyo kiganiro niko ndi bugende so niba hari ukuntu usanga umbajije ibintu biri bunkirisha mu mara ntabyo ndakubaza oya ntabwo hari tageti mfite hari umuntu uri gutekereza umwe gusa uturengeje ibintu 3 naba namuvuze ubwo ya bombe ya rocket imashaka mani nyine usanga akajaga noneho umwana aravuka nyuma y'icyumweru akaba atangiye kuri kamera kora subscribe ukore inuza share like na comment buri mwana wese uvutse abyuka yabaye umunyamakuru akaba no mu blog aba content creator yego ugasanga abanyamakuru babaye benshi abazi ibyo bakora abatazi ibyo bakora bibi bifite akazi ibyo byo gakomeye cyane sinzigenza ubwenze sha bwinshi cyane murakoze hafi ya ntabwo asiriya ubu ugiye kwiteranya na wa mugabo uriya nyine wari ugiye kuvuga umunyamakuru nyine nde nari ni umuntu ba hostinze ndi kuvuga kuri Jacky Jacky bashyize hanze kuriya nyine bakamufungisha yego Jacky yakoze amakosa gusa Jacky natangaza amakuru yize so uko bamukoresheje ikiganiro we niko agenda so nyama n'ubu bagafunze abamukoresheje oya kandi Jane Sirene so uburenganzira bwese guceceka oya erega hari ne ariko nawe ngo n'umwefesa nuko nayo ninjira mu bintu by'itorero yafashe impeta akayijugunya muri toilette yego yatumiye press aho biratwika reka kumbwira nanjye sizapfa natumiye itangazamakuru sha aha ubundi siye mbona abantu batwika wabonye unuza couple ya Micky na warabonye na yarizize iyo yarasenyutse okay Micky na nanuza na aga promote abana baba baturinze y'intambwe nk'iyo kandi ngo nibibyara ngo naba nabonye bari gusomana ubu nge namubyara wanjye se tukivugana naramubrotse nyuma yuko mbonye ababyara ibyo bakora ngaho kubera ikizi abantu bateye ubwoba niba babyara bakora biriya bintu nge ndindi ngereka tube besto nabonye n'ibya besto aho iki kiganiro turagisoza rero reka ngiye tube besto rero aba besto narababonye byabo bya wa mugani bumbure sheri mbure besto mbure umubyara ibi bintu ndabitwarana sogo wayo nese waramubuze Kigali waramubuze ntabwo wamubuze abantu bose bawe bigize barambo mu rukundo urakunda n'icyumweru kimwe akatangira kwigira vie wawe ngo ugeze he ngo utashye he ngo uri kibaza ntaha mu kuboko kwe mwana kadusoze tuzongera dukora ikindi kiganiro wakoze kuza wakoze kujya ki ako tuzongera niduhura uzaba ufite boyfriend byibura nzanamuhimba birababaje ukomeje kubiganiro nka sa turi kumwe nizere ko ikiganiro cyabaryoheye nge nitwa Leandre niyo mugabo cyangwa se yite no hate aho uri hose ndagushimira ko waramaze gukora subscribe kuri channel yacu ya Leya Entertainment nyagasana kwishimire kandi umwaka 2025 uzakubere mwiza cyane ntuzakubera inyatsi rwose